amasomo n'inyigisho kuwa gatandatu w'icyumweru cya gatatu cy'igisibo. Ayo masomo ni ryo mu gitabo cy'umuhanuzi Hoseya umutwe wa gatandatu umurongo wa mbere kugera ku wa gatandatu, Zaburi ni ya 51:50 mu dukubo, naho ivanjiri ntagatifu ni yanditswe na mutagatifu Luka umutwe wa 18 umurongo wa 9 kugera ku wa 14. Isomo ryo mu gitabo cy'umuhanuzi Hoseya. Abayisiraheli barabwirana bati nimuze tugarukire Uhoraho, niwe wadukomerekeje kandi niwe uzatuvura, niwe wadukubise azomora ibikomere byacu. Nyuma y'iminsi 2 azaba yaduhembuye, ku munsi wa gatatu duhagurutse maze twibanire. Nidushishikarire kumenya Uhoraho, nta shiti azatunguka nk'umuseke ukebye, azatugeraho ameze nk'imvura yuhira imyaka, mbese nk'uko imvura y'umuhindo isomye ubutaka. Imana irasubiza iti yewe Efurayimu, nkugenze nte koko? Nawe Yuda rwose nkugire nte? Urukundo rwanyu ni nk'igihu cya mu gitondo cyangwa ikime cyumuka ako kanya. Nicyo gitumye ko rero mbahanisha abahanuzi, nkabicisha amagambo avuye mu kanwa kanjye, kandi urubanza rwanjye rukazabagwa gitumo nk'urumuri. Kuko nshimishwa n'urukundo kuruta ibitambo, no kumenya Imana bikandutira ibitambo bitwikwa. Iryo ni ijambo ry'Imana. Icyo Uhoraho ashaka ni urukundo, si ibitambo. Mana yanjye, ngirira imbabazi ukurikije ineza yawe. Kubera impuhwe zawe nyinshi, umpanagureho ibyaha byanjye. Nyuhagiraho wese ibicumuro byanjye, maze unkize icyaha nakoze. Igitambo cyanjye si cyo ushaka, naho nagutura igitwikwa nticyakunezeza. Ahubwo igitambo Imana ishima ni umutima washengutse. Mana yanjye, ntuzirengagize umutima washegeshwe kandi wihana. Icyo Uhoraho ashaka ni urukundo, si ibitambo. Ku mpuhwe zawe girira neza Siyoni, maze wubake bundi bushya inkike za Yeruzalemu. Nibwo rero uzashima ibitambo byategetswe, ibitwikwa hamwe n'ibiturwa burundu, maze bazaturire ibimasa ku rutambiro rwawe. Icyo Uhoraho ashaka ni urukundo, si ibitambo. Amagambo yawe Nyagasani aturuka kuri Roho kandi agatanga ubugingo. Uyu munsi ntitugundirize umutima wacu, ahubwo twumve ijwi ry'Uhoraho. Amagambo yawe Nyagasani aturuka kuri Roho kandi agatanga ubugingo. Nyagasani Yesu nabane namwe. Amagambo mu ivanjiri ntagatifu ko yanditswe na mutagatifu Luka. Muri icyo gihe Yesu yongera guca umugani, awucira bamwe bibwiraga ko ari intungane, bagasuzugura abandi bose. Nuko aravuga ati abantu 2 bahuriye mu ngoro baje gusenga. Umwe ari umufarisayi, undi ari umusoresha. Umufarisayi aremarara, asengera mu mutima wavuga ati Mana, ndagushimira ko ntameze nk'abandi bantu b'ibisambo, b'abahemu, b'abasambanyi, mbese nk'uriya musoresha. Nsiba kurya 2 mu cyumweru, ngatanga 1/10 cy'urwunguko rwanjye rwose. Umusoresha we yihagararira kure, atinya no kubura amaso ngo ayerekeze hejuru, maze yikomanga ku gituza avuga ati Mana yanjye, mbabarira njyewe w'umunyabyaha. Ndabibabwiye, uwo musoresha yasubiye iwe ari intungane, naho ureka undi. Kuko uyikuza wese azacishwa bugufi, nawe uwicisha bugufi akazakuzwa. Iyo ni ivanjiri ntagatifu. Yesu Kristo akuzwe. Utwigisha ubutungane nyabwo bushingira ku kwicisha bugufi. Utwigisha ubutungane nyabwo bushingira ku kuzura urukundo. Tumukunda tugakunda n'abe bose.
nyagasani Yezu Kristo ubuzima bwacu aje dusanga kuri uyu munsi mu ijambo rye kugira ngo akomeze atubature mu bapfuye. Duhaguruke tumuhanga amaso maze duhangaze duhangana n'umwanzi se kibi na serupfu, umwanzi se bwirasi, umwanzi se gasuzuguro, umwanzi utubuza kubona ikuzo rya nyagasani Yezu, ahubwo tukirangamira twebwe ubwacu. nyagasani Yezu aje adusanga mu ijambo rye ngo duhe kumutsindisha intwaro y'umusaraba. Umusaraba yatubambiweho adupfira kubera urukundo akazuka. nyagasani Yezu Kristo aje adusanga mu ijambo rye tubwirwa none rikomeze rituyobore mu nzira y'umusaraba tuganisha ku ikuzo nyaryo. Mu isomo rya mbere nyagasani Yezu aratwereka abafata umugambi mwiza wo kugarukira uhoraho. Nimuze tugarukire uhoraho, niwe wadukomerekeje kandi niwe uzatuvura, niwe wadukubise azomora ibikomere byacu. uwo ni umugambi ukwiye muri iki gihe cy'igisibo. nyamara ariko nyagasani Yezu aratwereka ko uwo mugambi ugomba kugira aho uwerekeza. ntibihagije gufata icyemezo mu bitekerezo gusa, ntibihagije no guhaguruka, ahubwo ni ukurekura ububi bwacu. nk'uko nyine bavuga bati kuko nshimishwa n'urukundo kuruta ibitambo, no kumenya Imana bikandutira ibitambo bitwikwa. iryo jambo ryadukosora muri iki gisibo maze rikatuyobora aho rigomba kutuyobora. umugambi dufite muri iki gisibo ni uwuhe? turashaka gukora iki? hari abafite umugambi wo kugarukira uhoraho. ubwo wenda bamwe bakaba barimo baniga mu bo bamwe bita abagarukiramana. ariko se umutima wabo waragarutse? bari baracitse wenda mu kiliziya batagikijya mu misa ku cyumweru, cyangwa se batanakihakandagira. none baragarutse, baricaye aho ngaho imbere y'umukateshiste cyangwa se umwigisha uwo ari we wese, yaba umusaseredoti, yaba umufurere, yaba umubikira, cyangwa undi mukristo wese urimo akora ubwo butumwa. barimo barabwirwa amagambo meza yo kubaha ubuzima, ariko si imitima yabo irahari. niyo mpamvu mu isomo rya mbere hano nyine bavuga bati igisubizo cy'uhoraho cyiza gityaye. nubwo umuntu afata umugambi wo kuvuga ngo aragarutse, ariko se yagarutse koko? yewe Efurayimu nkugenze nte koko? nawe Yuda rwose nkugire nte? urukundo rwanyu ni nk'igihu cya mu gitondo cyangwa ikime cyumuka ako kanya.
nicyo gitumye mbahanisha abahanuzi nkabicisha amagambo avuye mu kanwa kanjye, kandi urubanza rwanjye rukazabagwa gitumo nk'urumuri. abo ngabo barahicaye. ariko hari igihe usanga bibabaje ko nk'abo ngabo bavuga bati turagarutse, ariko ejo bamara kwakirwa mu ruhame nk'abantu bagarukiye Yezu Kristo na kiliziya ye, ejo ntibagaruke mu kiliziya. bashakaga wenda kubatirisha cyangwa gushyingirwa cyangwa kugira ngo uwo muhango ubeho, ariko imitima yabo ntabwo yari ihari. urukundo rwanyu ni nk'igihu cya mu gitondo cyangwa ikime cy'umuka ako kanya. abo ngabo bagaruka umunsi umwe undi bakagenda, abo ngabo bagaruka ukwezi kumwe ukundi bakagenda, umwaka umwe se undi bakagenda. Nyagasani Yezu akunda abagaruka, n'abasubiyeyo kandi arabakurikirana, kuko urukundo rwe ntirubarekura, ariko birumvikana ko bimushavuza kubona umuntu wamubwiye ko amugarukiye yongeye kwigendera kandi nta kibi yamukoreye, ntacyo yamuburanye. Nyagasani Yezu Kristo rero arabwira abashaka kumugarukira bose, cyangwa se twese, kuko twese muri iki gisibo navuga ko turi abagarukira Kristo, kuko buri wese afite icyo agomba kwisubiraho, cyangwa se kurushaho kugira gusukura. hari ibikomere agomba kurushaho gukizwa n'amaraso matagatifu ya Yezu. Nyagasani Yezu rero atwibutsa ko ikimushimisha ari urukundo no kumumenya. Ese Yezu uramuzi? Yezu Kristo uramuzi? Niba umuzi se ibikorwa byawe n'iby'umuntu umuzi, amagambo yawe n'ay'umuntu umuzi, uramukunda se? urukundo ukunda Yezu, ukunda abo yapfiriye. aho ngaho rero tuhisuzume, maze twirinde kugira uwo ducira urubanza mu rugamba arimo arwana ngo agaruke, ahubwo twirebe twebwe ubwacu, tutamera nk'uriya mufarisayi wagiye gusenga aho kurangamira uwari yaramuhaye ubutungane yibwiraga ko afite, akajya kureba ibyaha by'abandi, akajya kwigereranya n'abandi. ntawe uzakizwa nuko abandi bacumuye kumurusha. buri wese azakizwa nuko Yezu Kristo yinjiye mu buzima bwe, yamenye Yezu Kristo, agakunda Yezu Kristo, agakunda n'abantu bose. mu yandi magambo, buri wese azakizwa no kwemera Yezu. niba wamamarisha umunwa wawe ko Kristo ari Nyagasani, ukemera mu mutima wawe ko Imana yamuzuye mu bapfuye, uzarokorwa. nuko rero umuntu yemera n'umutima bikamuha ubutungane, yakwamamarisha umunwa bikamuha uburokorwe. igihe cyose rero twagiye ducira abandi imanza, ugasanga rimwe turavuga ngo ntitwasengera hariya kuko hariya hari uriya muntu araroga kandi nawe niho asengera, sinasengera hariya muri bariya bantu, sinasengera muri uriya muryango remezo w'abasinzi, sinajya muri uriya muryango wa Kiliziya Gatolika wa Gisiyo Gatolika kubera ko harimo kanaka wampemukiye. wasanga mu by'ukuri aho kugenda dushaka Yezu, turimo turishaka ubwacu. niba se Yezu Kristo aguhamagaye ngo umurike
aho ngaho wowe urimo kuvuga ko data huzuye umwijima, urwo rumuri rwawe urarubimira iki? Cyangwa se ahubwo ko urwo rumuri atari urwawe, ari Yezu Kristo uri muri wowe, wahinjiye Yezu Kristo akamurikira abo bantu. Nyagasani Yezu Kristo yagiriye amasengesho ya Bikira Mariya, naduhe Roho Mutagatifu ashobore kutwuzuzamo urwo rukundo rwe, aduhe rwose kunga ubumwe nawe, kandi tubere abandi inzira yo guhinduka aho kuba inzira yo gucira abandi imanza. Ni Roho wa Yesu, umutima utagira inenge Bikira Mariya, uturengere turwaneho mu izina rya Yesu. Bikira Mariya mwamikazi wa Karumeli, udusabire. Singizwa Yesu Kristo adupfiriye ukazuka.